Baby, tell me, are we heading into trouble? Yeah. Isn't my imagination taking hold? Do I read too much into the way we sleep? The way you move away from me, I may feel that you're the one, but when all is said and done, love takes two. Time after time we've talked it through, 'cause baby I need you. What am I supposed to do? Love takes two. There's a whole lot of things you can do and do without me. Yeah. There's a million things I can do and do alone. But the best you can do for yourself is sharing with that someone else. No one wants to be alone. It's the one thing that I know. Love takes two. Time after time we've talked it through, 'cause baby I need you. What am I supposed to do? Pretty words can disguise what you're going through, but they can't do your heart. Now it's time to decide what you wanna do. I'm telling you. Love takes two. Time after time it's proven true, 'cause baby I need you. What am I supposed to do? Love takes two. Love takes two. And you, what am I gonna nezezwa no kubona njye nawe turi hamwe dufatanyije urugendo, kabone nubwo hari abatabyumva iminsi izababwira yo. nshimishwa no kubona tujyana tutitaye ku bidutanya, inzozi zacu n'ubushobozi bwacu turi urumuri ku bandi. Mbona urakarabo keza Imana ishyiriye ku isi, uri umugisha wa benshi ku isi, ndahirwa kukugira. Kuko njye nawe, njye nawe, njye nawe, njye nawe, turi paradizo, turi paradizo y'Imana. Ivan Imano, Pastor P, respect man. Hari umuntu muhura gakurutira abandi, akaguha umwanya, kagutega amatwi, yaguha urukundo, bikaguha umutuzo, yamara kugenda ugasigara ubabaye. Hari umuntu muhuza bikaba nk'ubufindo, byaba amahire mukibanira. Hari uwo mubana kakubera imfura, wajya gusaza akagusubiza ibusore. Uko nguko niko waje mu buzima bwanjye, imyifatire n'imicura bindura. wahaye agaciro amarangamutima yanjye,
ntibibarika ibyo mukundira. tarikini umunsi n'uyu fura ziteranye dore urakowe uragiye sezera shenge nshuti n'abavandimwe Habibi, come close, sweetie, oh, mukire. Ese wabuze uko wanzonze mami. He, nukuri sinkiriho. Hoya nge sinibuka uko nabagaho ntarakumenya. Tariki yari nyingi imitima yahuraga. Hoya hoya ntajya kuntwara sishaka no kubitekereza kubana kubura. Baby you're my life, wewe baraka yangu. Ibyiza byose nabiboneye muri wowe. Amarira yasobanura urukundo ngukunda. Sinazigera mbora. Every time mpora ndiwe kuguhica ushaka mami. Every time mpora ndiwe to give you all you need, girl. You got me lose control. Hey, mumutima you the one. Yeah. Kugira icyo nkwima kukubabaza kureba abantu. Pretty girl, move your waist. Why you all over my head? I think you're the best. Sikira mwana nkunda. Oh la la, gahongwe n'unyegere yekusha. You're my queen of Sheba. Ihele mama. She said she trusts no man. I said sikiliza muda mdogo. Yo nikamwambia pale utapoenda nitakufuata yo. Naye kanikazia eti chenye mwanzo kina mwisho. Would you marry me? Would you marry me? Let me be your only one. Shawty, you're gonna be mine. Mama, oh, nitakupenda. Mama, Passa a mesa,
warinze umukozi nyakwa mukunzi mwiza niyo nyakwa mana rero twakwiye gutare kugira ngo umanukane natwe mukunzi mwiza wenda se naka mukunzi mwiza se bigano bya data ujewera imbaraga zo zigaragara nyakwa mukunzi mwiza kandi yo naka mukunzi mwiza ubundi bwiza bwawe nyakwa mwami twebwe data ujewera muka wera ganze muri twe mwami Yamugana wa Satani Bisa Yesu yamika byose yatukata izina rya Yesu Bisa Yesu yaika mukabara ganza mukundi mwiza kandi rose mwami tuze imbere amasa mukundi mwiza kandi atashe gukana mwami y'utwebere yakwa mukundi mwiza bakatashe data Yesu bishimiye kuri mashamu cyose bizajya Yesu amen bitananga nicyo bituma nyibusaba abagenzi nabo bafashe kugira ngo batwakirire abashyitsi muri iki gitaramo na pasitorali abagenzi n'udususurutse muri iki gitaramo cyacu Imana ibamugishe Yeah.
rero ubu turi abakinnyi ariko sinahangara aho kiri urugero rumwe ubwo bose sinahangara kuko nasanze umusiri usanzwe yayigisha erega izabera n'izitaraza kugeza kuri abagoye rwose n'ubuyobozi burimo Yesu nashimye. Yesu nahimbaza. Murakoze kutwakira. Mwamfashije ngo hanyuma rwose ushire icyaka ushire n'impundu ntibazamuye imisozi, ariko nanjye reka dusangire. ati ku buzima bwacu ariko mwakomye mu mashini arongera bamwamo rwose nongere mbasabe rwose mucakabugi rwose musubire mu bugingo byanyu ati dukomeze kurya yigira ijuru baturirimbire rwose bataramye beza namwe mu dutaramire kandi ndabizi neza murasa neza muri abataramye beza ni mu dutaramire namwe twumve amajwi yanyu muri iki
ukunda Yesu. kandi umunsi w'ibirori kandi umunsi wateguwe umunsi abana bacu bashatse kurushinga kandi byemewe n'amategeko imbere y'Imana n'imbere y'umuryango n'imbere ya leta. Uyu munsi mwiza rero iyo Mana yacu twayicyubahiro. Umushumba wa ADPR Itoro rya Kijote paruwasi ya Bigogwe, nkaba uhagarariye umushumba paruwasi ya Bigogwe bari muri konje. Ubwo twazanye n'aba bana bacu bifuza kurushinga uyu munsi wa none, twaje tubaherekeje kandi Imana ishimwe ko yatugejana n'amahoro kandi mwatwakiriye. Imana ihumugisha. Tugereje ijambo ry'Imana twihuse. Ikibazo cy'amaso cyanditswe na Yohana igice cya 2 umurongo wa 1 baze ko dusomera turagera tugatoya umuntu umwe dusomere kugeza umurongo wa 11. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 2 umurongo wa 1 tugeze aho hepfo ku murongo wa 11. Ku munsi wa gatatu hacujijwe ubukwe i Kana y'i Galilaya, kandi na nyina wa Yesu yari ahari. Yesu bamutorana n'abigisha be ngo batahe ubwo bukwe. Nuko vino ishize, nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafite. Yesu aramubwira ati mubyeyi, tubigendanyemo dute? Igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abahereza ati icyo ababwira cyose mugikore. Hariho intango esheshatu zaremwe mu mabuye, zashyiriweho kwiyeza nk'uko umugenzo w'Abayuda wari uri. Intango yose irimo inshuro ebyiri cyangwa eshatu z'amazi. Yesu arababwira ati mwuzuze intango amazi. Barazuzuza bageza ku ngara. Arababwira ati nimudahe noneho mushyire umusangwa mukuru. Barayamushyira. Uwo musangwa mukuru asogongeye amazi ahindutse vino, ntiyamenya aho iturutse, keretse babahereza badashe amazi nibo bari babizi. Umusangwa mukuru ahamagara umukwe, haramubwira ati abandi bose babanza vino nziza, abantu bamara guhaga bakabona kuzana izitaryoshye, ariko weho washinguye inziza abarizo uherutsa. Icyo nicyo kimenyetso cya mbere Yesu yakoreye i Kana y'i Galilaya, yerekana icyubahiro cye. Abigishwa be baramwizera. Hanyuma y'ibyo aramanuka ajya i Kaperinawumu ari kumwe na nyina na bene se n'abigishwa be, ariko ntibamarayo iminsi myinshi. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Ijambo ry'Imana ritweretse yuko ngo mu minsi 3 washize iminsi 3 i Kana y'i Galilaya ngo haba ubukwe. Ubwo bukwe ngo Yesu bari bamutoye ngo aze kubutaha n'umubyeyi we Mariya n'abavandimwe be. Abayuda rero n'abantu bagira n'umushyikirano cyane, abantu bakundana, n'abantu Imana yakunda kwishimira cyane. Barangije ngo noneho
bajya kubutaha nasomye izindi nkuru ibindi bitabo bivuga ngo yari umuvandimwe wa Mariya ngo wa hafi, ngo noneho bari bafite ibyo kunywa, bazanye ibyo kunywa. Abayuda akunda kuvuga ijambo, akunda gukoresha ijambo vino cyangwa se divayi, nk'uko natwe murabona fanta zirahari se cyangwa n'umutobe w'ibitoki uhari. Noneho ngo bari bateguye ibyo kunywa, ibyo kunywa bateguye biza kuba bike, birashira, ubukwe bwari butari bwataha. Noneho Mariya ngo abibonye, yarazi yuko Yesu afite ububasha. Icyo gihe kandi Yesu arakiri mutoya, yarafite imyaka 12, yarafite imyaka 12, n'uwakoraga ibintu mbese by'ibitangaza yabaga afite imyaka 30, yabaga atari yayigezeho n'icya kabiri, ntacyo yari afite cy'iyo myaka, ariko nyina yaramuziho ububasha yuko ari kumwe n'Imana. Ngo arangije ngo aragenda abwira abantu ngo uriya mwana muziho ubushobozi, inzi yuko hari ibyo yakora kuko muziho ubushobozi. Ngo arababwira ati ibyo ababwira ati ntimumusuzugura ko umwana. Haleluya. Ngo baragenda ngo abwira umuhungu we, ngo aramubwira ngo dore ibyo kunywa birashize, ati kandi hano ni kwa banyoko wanyu mu muryango wanyu, ati two gukorwa n'isore, ati reba icyo wakora. Yesu ngo areba nyina mu maso, abona afite akababaro k'ibyo kunywa bishize. Ngo aravuga ngo ariko ati ibyo umbwiye ndabyumvise, atari igihe cyanjye ntikiragera. Haleluya. Ati igihe ntikiragera, ariko Yesu ngo abona ko agomba kubikora. Ngo arangije ngo hari intama, hari abantu benshi babonye ibikarabiro, ngo harimo amazi. Haleluya. Ngo harimo amazi, ngo maze ngo Yesu ngo abwira babandi bayasutsemo ati nimushyire umusangwa mukuru, ngo nimudahe. Shoboka ko ibikosi bitari bihari, shoboka ko bakoresheje n'inzuho, ubwo nizo zari zihari. Ngo baragati mudahe, ngo baradaha, ati mushyire umusangwa mukuru. Nabonye abasaza hano bari kuganira neza, umusomya kuri fanta ati se ati rakamitse, ati rengetse. N'umuco wacu usanzwe yasobongeye, ati rabyoshye. Burya rero kwa sobukwe ntabwo haba ibibishe, nubwo yaguha inkara urayisoma ukamimoto ukavuga ngo iraryoshye, kandi ari inkara iraryoshye. Urangije ngo aramubaza ngo ariko ngo mwadutangije iryoshye, muduherutse iryoshye cyane. Igihe cya kera rero twajya kure, na Yesu yatashye ubukwe, kandi na Yesu atahinuye ubukwe bw'abana bacu umunsi wa none. Kandi mwese mwaje gutaha Imana ibamugisha. Ibi byerekana ubukwe tugiye kuzataha tugeze mu bwami bw'ijuru, ubwo impanda y'Imana izavuga twese tuzambara umwenda ngo wo kutagira ikizenga nk'uko abageni bacu bambara. Haleluya. Amen. Yari ijambo ry'Imana, Imana ihire baryumvise mu izina rya Yesu. Amen. Kandi Umwami Imana hari n'abari kutagira amatwi, bahumugisha bashoboze kuzataha ubukwe bwo mu ijuru mu izina rya Yesu. Amen. Biranashoboka ko yarashaka gusezera hamaze atari ku mutima we, ariko banyemerera muzengo bikunda tukamugenda amatwi tukumva icyo atubwira. Ubwo tugeze hano dutaramye, ariko twebwe twaje hano, ariko tugeze hano twumva muri gutarama. Twumvise rero abantu batarama, turavuga tutujyanye n'ibyo bari abantu bari gutarama, twagenda tugataramana nabo. Amen. Burya ibyiza nubibona uzagenda wifatanya n'ababikora. None rero kubw'ibyo twaje kugira ngo abantu bari gutarama noneho mpamagare kugira ngo aba bantu babanzanire ikibindi tubatwerere, kuko numvise batarama
kugira ngo tubone uko dutaramana nabo mu birori byabo. Muzehe wanyemerera ukigira ijoro rwose iyo mwererano mukayakira avuze ntabwo twapfa kuza gusa ahubwo twaje inkokora zireba imbere. Muri urwo rwego rero musaza Yosefu twageze ku irembo ryanyu twumva muratarama kandi twumva mutarama ibyiza, twifuza rero gutaramana namwe, ariko mu buryo bwo kugira ngo dutaramane namwe ntabwo tuje imbokoboko ahubwo tuzanye intwererano kugira ngo tuze tubatwerere, niba mubishatse muraduha ikaze kugira ngo dutaramane namwe. Murakoze. Ese mwanyemeye mukamushimira mukomera amashyi. Murakoze cyane. Murakoze. Urabizi ko wari ufite ubutumire twari twaragutumiye muri iki gitaramo. Yego. Nk'uko wabyumvise twari dufite abataramyi turimo dushimira Imana aho igejeje ikora n'imirimo yakoze, n'ibyo twibukaga tuyishimira tuyitambira. Ariko nawe mubonye bazanye abatambyi, uzana abo dufatanya gutarama, uri umushyitsi mwiza, uri umutumirwa mwiza, uyu mwererano wawe turayakiriye. Reka n'abahungu banjye nimwijyane muzindi iyi mwererano b'abahungu banjye. Mu gitaramo rero abagabo bivuga imyato, ibikorwa bijya bikorwa mu gitaramo, nawe uraza kutubwira nimba hari ibyo wifuza gukora. Urakoze. Murakoze cyane. Ishyamba ntabwo ari ishyamba ahubwo niho umutoyi wacu uturuka. Ndaza kujya kukujyana ngutembereze. Avuga ati ni byose atugurantembereza rero ati ndaza gucagagura. Tubaganiriza abakira abashyitsi nimba yaguha icyo cyifuzo twamuhaga. Karibu. Kumva ijambo kugira ngo nkomeze kuganira nabo, mumfashe tubaha amashyi. Imana ishimwe kandi ndetse Imana yahabwa icyubahiro. Ubwo rero baduhaye ikaze kugira ngo tuze dutaramane nabo, numva hari icyo ndi buvuge, ariko hari ikindi kibindi nazanye cyo gusegura ijambo ndi buvuge. None se mubyeyi tugaha uburenganzira bw'isanzure ku musandaguzi bw'isanze. Iwacu duhora dutaramye. Uyu muryango ureba ni abataramyi bazi gutarama, ariko namwe nitegereje n'ukuri namwe ndabona muri abataramyi beza. Nibyo barakwemereye wisanzure bikunze gusandaguza ibisanze. Hanyuma igitaramo cyacu kigira amabwiriza kigenderaho. Sawa, murakoze. Ubwo baduhaye umwanya kugira ngo dutaramane nabo, numva dushimiye Imana kandi koko urugo rwa data yaradutoye kugira ngo duserukire abandi uyu munsi. Niyo mpamvu rero natwe baduhaye ikaze. Iyo kaze rero reka tubonereho dusabe MC cyangwa se umusangiza w'amagambo kugira ngo ubwo duhaye kumvikana mu gihe cya turebe. Sawa, biroroshye. Umuhungu uzi kuvuga, ariko data bose nk'uko yadutoye, ariko yadutoye umunsi kugira ngo tuze duhagarariye abandi, ariko dufite data utubyara. Data rero utubyara kugira ngo ahaguruke kubera ko yaduhaye ikaze, nawe akadutuma nk'abana be, ariko tugira ngo ahaguruke abasuhuze. Ndabaramukije mwese, haleluya. Amen. Uyu ni data mukuru, niba bishobotse, niba yashobora kuvuga kugira ngo amfashe kwakira aba bantu, kugira ngo aba bantu tugiye gutaramana nabo, dutaramane nabo tuziranye. Noneho kugira ngo uyu mwanya rero data niba bishoboka cyangwa se niba wamuha uburenganzira nkabivuga ntacyo byaba bitwaye. Erega ukiri uvunika. Muraho yemwe iri kuvuna. Akore dusangize tumwe. Ijambo rero ririmo rituvuna ni ijambo kubera ko batwemere ko dutarama, ariko igitaramo cyacu intego nyamukuru
tuje gusaba umugeni. Erega amatara masana asabiri nk'igisigati. Nabonye ko kumwe nabikoreza kandi inkokora baje zimeze gutya. Barimo kumwira ko turimo tuvunika. Yego, kandi bavuze ngo ufite ijambo rikomeye ushaka kutubwira. Kugira ngo rero banzanire cya kibindi uri buze gusomaho rwose ni nka ya ntango Yesu yahinduye bari ikana. Urumva rero natwe twagira ngo tuzane iyi ntango kugira ngo segure iryo jambo ryo gusaba umugeni. Urakoze cyane. Iri jambo ugiye gusegura ubanza rikomera. Reka mbanze nanjye mbisegure numve n'iki kibindi cyakoze. Ariko babana ntabwo bakiba hafi aha. Ikibazo rwose. Tamahandi. Nawe ifite amahane menshi mubyeyi. Isa kwitonda kumangirize turebe. Tuza ko bitabura mbere tutari uburenganzira bw'umuryango wacu yicaye. Kamera gute kwa? Mbera ni kure y'uburingo Nyanza kadusengwajyana kwenga neza. Ariyo mpamvu mubonye ibibereye hano nuko tuzi kwenga rwose tugashyiramo umwikabiri. Numva rero nta kibazo. Utegereje umanzi urebe. Wanyibonye rwose. Ndabona imitsi itangiye kwiga muganga. Nta kibazo niyo miterere. Kanacho kujitanga. Ibarera ni ngwero. Cyane rwose. Ndabayoka cyane. Yego. Yego mureka. Tuzaza wanyu mutwigishe. Yego. Cyangwa se nimba hari imbuto z'imizabibu mufite uzatworoza. Turazifite tuzazibaha rwose. Murakoze cyane. Reka dushimire umushyitsi wacu. Ijambo arasegura ariseguriye umutobe uryoshye wengetse pe. Reka mbona uyu musaza nawe yumve. Ndabwira abantu zikameze neza. Reka tumushimire. Murakoze. Murakoze cyane wanjye kandi wa data aba bantu bose twazanye. Tumva rero aba bantu mufashe tubashimire. Ariko icyanzanye nkuko nakivuze byo gusaba umugeni ari nayo mpamvu nazanye iki kibindi kugira ngo nsabe umugeni Yosefu. Nyakubahwa Yosefu n'iryo jambo nyamukuru inzanya. Ndumva se bari twaragutumiye tubonazanye n'irindi jambo ariko yariseguriye ijambo rikomeye, ijambo ryo gusaba umugeni. Ndabizi ko umuryango wacu ugira abageni barahari benshi, barahari benshi cyane. Asaba umugeni nta bimenyetso ndabona. Cyangwa arasabye. Yariciye amagana kandi agera nta kimenyetso wigeze ubona. Nageraga hano
ugasanga ibintu byanditse bari byagenze bite. Ibimenyetso mutubaza tumva tukimara kuza gufata irembo mukatwemerera ko irembo muriduhaye twababwiye ko tuzagaruka. Ahubwo byaterwa n'ibimenyetso mwaba mushaka ko tubabwira, ariko irembo ry'umwana ritwemereye. ndabona bagendanye n'abasaza kandi nabo Yumva rero nkuko batwemereye ikimenyetso, twumva twabazanira iki nacyo kugira ngo ahari mutwemerere ya marembo mwaduhaye tubone kuyinjiramo yose. sirabahari yewe mwa ongera wigire hino. ndabona badukomeza kumuha ibimenyetso maso arimo agenda. ndabonaho rusake ariko mbindi inyuma handitseho ngo ni rushigisha bishanga. Reka numve koko niba byaba ari byo. Data ari umutunzi, kandi ubutunzi bwe tukaba dufite imashini. Twagira ngo rero umuntu uri buze kuduha umugeni, kugira ngo ubwo turi abatunzi nabo nzi ko ari abatunzi, kandi zo twabakwereye nazo zigomba. Erega se ko tubonye impano za mbere. Turi kugira ngo rero ikibumbiro tuze kukibaha kugira ngo izo nka zijye zishoka. iki ni ikibumbi. Urabona ari cya kizungu. ariko ntawakugiye kirandeba kuko wagiranye neza. Ni cyiza pe. Ahubwo se ni ikibumbiro gusa? Oya, ntabwo ari ikibumbiro gusa. Ikibumbiro ni ukuvuga ngo biro zanka zibona uko ziba. Ngo cyitwa ijerekani. bayikoresha mu shundari. Aravuga ngo ni igicuba. Natwe kufurura iwanyu mudahira. Icuba aho tugomba kudahira, rero tugahereza aho tugomba guhereza amatungo. Mudahiraga bipfundikiye tubigira gutya tukabigira gutya tukabigira gutya, niko namwe reka twongere turebe. Murakoze cyane, muyemerere mu mashini cyane. Avuga ngo ni imashini, muryango mwiza, ko ndabona batuzana ibibazo mu muryango. Ndabona ari akabazo. ibintu bya rusange. Ibintu bya rusange ntabwo twabimenyereye. tutabimenyereye. turi ku bigo bikoresha. Wa muhungu wanjye yigira hino bugufi, niba ari bugufi akabereka. Erega wimuvuna, reka turebe nimba ari kuko iwacu tubigenza. Reka turebe. Ariko mu muryango w'iwacu ibyari ibibazo byahindutse ibisubizo. Aranyongorera ngo yitwa nta joro. Ngo yaba nijoro yaba ari ku manywa birakora. Ariko mwabashimiye yemwe. rero tubonye ikibumbiro, tubonye igicuba, ariko nakubwiye badafite abageni benshi. barimo abashaka si abagabo bose. nk'uko tuberetse Imana za mbere. yego, Ariko se mubyeyi mbere y'uko bakosha
barikwije nagira ngo mubaze mubyeyi noneho ushaka abakoshe twamubwiye ko abakobwa nakanda umukoshe umunani turawufite ariko imboni zifite tekereza ko ugomba kutabona inyama none se mubyeyi ni umunani ariko ziba umunani turazibahanuza ahubwo sinzi niba yakwereka uwanyongoreye aho yanyarukiye hanyuma ukamuha umushumba wacu bakajya mu rwuri kureba niba koko zagezeyo zari maze kwakira ubu ziri gukinagira ndakwizera cyane erega urahura ubwo zahageze rero reka bamfashe tuzakire dukunde yombi tuzakire urakoze cyane tukagira aho tugarukira reka wa mushumba wanjye wigire hino hanyuma umwe n'uwawe bajye kureba ko zihari koko jacques wabyizera uribuka umirembo yarakubwiye gushaka umusore ufite imbaraga noneho azaze mu rwuri rwa data noneho namara kugera mu rwuri rwa data yarakubwiye ngo uwo musore w'imbaraga uzaba washatse azatera umujugujugu aho uzagarukira uzakuba zose uziza zageze hari igihe intumwa batayibonye cyangwa umujugujugu ukaba warageze aho batari bari ukabona rukireyo ntabwo nakibazo nta kibazo ukabona rukireyo twemereye ziri kumwe n'izacu ziri kumwe zirarisha izindi zirimo zirakina abahungu barimo abashumba barimo baraziririmbira barazivuga imyato nabo bivuga imyato nuko barimo barazita amazina mbese ntiwareba barimo bararirimba sanze barimo baririmba abapadiri barayiseze abaseminari barayisegane naho abakarani bagikarura bakaramuda ngwino bice bahuhiye amagana kandi bacana baca urubanza rw'inyungu data mubyeyi mwiza ni ukuri rwose abashumba baranezerewe inka twazibonye ahubwo n'uyu muvandimwe nawe rwose tumushimire Imana kandi ushyire n'abandi bandi iyo ntuye kuyamabondo ntibenyegeze igacana hasi abagore bambaye ingori iyo bayivuga amatarama tukayivuga ngiyumvira shyamba ry'inka kandi ejo mu gitondo nzakuramure abapadiri barayisenza abaseminari barayisigana bonaho abakarani bakaramakaramuka data nanjye ndi umushumba nkawo reka njye kubafasha kuragira izo nka nuko zizabyara umusaruro kandi mu kanya baraza kutubwira amazina y'izakorera mbwiye ko ari nyinshi n'izina ya buri Merine urangoye turi mu muhanda na tiro oya Merine niwe tiro Merine ari mu mirimo itandukanye utagomba gusiga muri iyi minsi hari ubutumwa avanye hanze iriya kandi atari yarangiza gusohoza ngo rero turaguha abandi oya twemera tukamutegereza ngo ubutumwa akabusohoza ariko tugasaba tukajyana uwo twasabye Merine arahari nimba ushoboye kumutegereza no kwihangana turamubaho ariko se uri kumusabira ndi kumusabira umuhungu wanjye witwa Tuyisenge ahubwo se muzeyi umuhungu asabira yaba ari muri iki gitaramo cyangwa ntawe yo umva umunyamakuru natubare ngiye kumazi uwo muhungu wawe
muri iki gitaramo. Umuhungu wanjye ntawe uri muri iki gitaramo. ntawe uhari. Kirazira. None rero kubera isenge Jean Dodier arasenga akitwa Yohana w'Imana kuba turabona uriya muhungu wanjye ubwo rero byabaye byiza nawe yitwa Yohana w'Imana muri byose uzi ko buriya bazamenyana noneho kugira ngo ugubwe neza Emeline turamukwemereye. Murakoze cyane. Reka tumuhe Emeline ahari rwose. Nanjye ndamusiga. Siko ntari ahantu bagushaka. Bagaragara hano. Emeline Imana atariwe kenze wenda yenda bitekereza uyu niba yitirana amazina amushakira undi ariko ntabwo ari Emeline uyu nguyu. Naringize ngo uyu mwanzi abizi ko tugira abasore benshi mu muryango wacu tugashaka n'abageni benshi mu muryango wacu nubwo uyu mugeni baduhaye atari Emeline uhuye n'umusore twaje gusabira ariko uyu mugeni kibarambuye rwose kibarambuye ahubwo wa musore wacu twaje gusabira Emeline wamukunze Emeline aba ari we batuma ariko uyu nguyu n'umbwiye kuko tugira gutya oya uyu nguyu ni wo mu kigero cyanjye dusanzwe tuziranye turapanga ibyacu tuzabibagezaho undi munsi ariko uyu munsi umugeni twaje gusasha n'umusore twaje gusana ni ukuri nabo ngabo twakubwiye ni Emeline na wa musore wacu twabwiye icyaha musanzwe mumenyere genda ube muganira yego muzatugezaho ijyanye murakoze cyane gushakisha kugira ngo abone kuza Ese mukora mu mavugo basaba kwishazo arabongosha ariko ntugire ngo ni njyewe izanjye zo ziruzuye nakoze no mukoze zirimo ikibazo bagenda bitonze gace gace bose bambaye amakanzu maze nta mugabo urimo muze kureba neza niba gace gace nta kibazo ati wa mbere nta kibazo ufite nawe nta kibazo afite ati niyo nta kibazo afite neza nta kibazo afite ati niyo nta kibazo afite neza ati warangiritse cyane yewe uwo nashakaga namubonye ati namubonye uwo nashakaga komera cyane rero ese nashimye Yohana w'Imana namubonye ubu ni bazima ariko afite ikibazo gikomeye fasha kugikemura vuba reka mbyiteho umubyeyi nshaka muri rwose
ibisigo byawe gahanga mu mwenyure turebe mwasanga nta menyo mufite kandi hari n'abambonye bafite imenya mbonye n'imenya nagerageje mbaraga kuko muri inyuma najya maze ibigenda bamwe eshatu abo bantu bose bwa eshatu reba umuntu ukuba mu ntege umunyereke bose arakiguza yitonze nuriya se okay arakoze urava nawe cyakomera hari umugabo barimo baretse bazima hari undi muntu w'umugabo waba uri muri mwebwe n'abarimo anyemerere agakoni ke agashyira ku rutugu akazamura yitonze abigenze gutya hari urimo ntawe urimo urimo urabigenza gutya bazina ongera uhindukire ube hariya biriya byicaro ni hariya n'ibyawe n'uwo muntu aguherekeze kuko ni mu bagabo mbonye mwebwe ni mwinyarukire rwose mwebwe ni mwinyarukire ubwo mwebwe musigaye rero nta bagabo babarimo nta bagabo babarimo aba bantu bamaze kubyemera ngo yego ngo ni abagabo baturiyo muri make bacungwa n'ibyo babonye amandazi capati ibishyimbo igikoma ubushera noneho aho bitereye agahinda niyo bagiye kugenda n'abandi ngo by'urugendo rwose hano baza ngo barataha ryari baba bigize ngo reka tugende bakagenda tubwira ngo reka dutaha basenge isoko cy'ikondera barishobora byose mweretse abasore b'imburamumaro nta mugabo barimo batewe isoni no kubika imitwe kuko ari nta mugabo barimo iyo bagiye babwira ngo mugire urugendo rwiza tubagire ubamesera tubagire ubaterera ipasi ibirenge byarahetamerera umwaka utaha w'iki gihe uzabagire neza hose uzabahindura abagabo basabye neza izina ryawe Yesu bivuga ngo amen baravuze ngo amena noneho rero babiri hariya abandi abantu babyishe kugira wibuke bicara bakwiye gukurikira shaka akabuge bashike mu nzingo nziza uyu munsi nateguriwe hanyuma nimara guca akabuge bariya nabo baze guca akabuge baze kubategereza kuko bari n'abagabo barimo naho namwe nibaca akabuge Enshuti yawe emerinde zamu
nzi neza cyane ariko habonetsemo umuntu avuga amagambo akomeye twese urebe murumuna wawe ukuntu musaza wawe mutoya ukuntu arira urebe murumuna wawe uburyo akuririmbiye arira ni kubera ko bagukundaga reba musaza wawe mukundaga nawe ntabwo yakwishima kubera ko amuterera gupasi akamesera ukamwitaho wanamenyeraga buri kimwe uvuga ngo yaza kumuha uburenganzira abyivugire n'umubyeyi ndamwubaha kandi urabizi neza ko tumukunda umubyeyi kariho kugira ngo ubwire ingabire zaburi mu gitaramo ukoze umuhungu wanjye intego zawe yumvishe bari mu gitaramo hano bataramanye abasaza natwe dutaramye n'urungano nawe ariko barori intego zawe yumvishe ikibazo dufite tumaze kumva umuryango waturutse i Burera uwo bita Jacques Didier baragushaka iyo nkuru urayizi wanshimirwa Yesu natwe rero duteranye nk'umuryango basobanyu basokuru papa wawe na mama
ba nyogokuru bawe bose bahari, ba nyokorome, turagutanze ku mugaragaro, turagutanze ngo ujye kutubanira Burera, ugende ibyo mama wawe yaguhanuye ubishyire mu bikorwa, n'ibyo nyogosenge yakubwiye ubishyire mu bikorwa. Uragiye, ariko bakubajije ikibazo ngo barumuna bawe baribaza igihe. Ubundi mu by'ukuri ibintu wabyemereye iki? ati ubundi nabyemereye iki? Kuba warasize uyu musaza wawe ukabisize arira, ukabisize barumuna bawe kuba bararira, wabyemereye iki? Ariko humura mwana wanjye, na nyoko yanyuze muri iyi nzira, na ba nyogosenge niho banyuze, ugende tubanire neza, uzabyare, uzuzukuruze, uzatunge utunganirwe, uzamuke mu buryo bwose, ariko ubwo abantu batasize ibiganza mwaka kandi Imana yo mu ijuru izaguhe umugisha mu buryo bwose. Nagira ngo rero uwo wemeye ari hano, ariko ni umusaza mukuru wazanye umuryango, nagira ngo wigire ejuru ngo ushyikirize Marie. Niwe ngubu rero turamuguhaye, uramureba uko asa, kumureba rwose wamwitegereje, ubonye uburyo yambaye, urareba uburyo akeye, urareba uburyo yitonda, kubibona rwose. Uyu mwana twaramureze, yaraturanyije uhereye kuvuka ko kugeza ubu, kuturushya twamwitayeho mu buryo bwose, yarize, bari gukorera igihugu cyacu, ndetse ubu Imana yo mu ijuru akora n'umurimo w'Imana. Twifuza ko uburyo tumuguhayemo umwakira, ukamukomeza, ndetse kurusha uko twamwitagaho, kuko mugiye kubana ni kuruta icyo twebwe twabanye nawe. Ngubu rero Emeline azira gukubitwa, ariko Emeline azira gukubitwa, ariko Emeline arazemera. Umuntu mukuru rero urumva icyo nshatse ko azira gukubitwa, ariko Emeline arazemera. Ubwo nawe urumva icyo nshatse kuvuga, maze na Jean de Dieu yamwambaye, yamanje ku manywa y'inkambi, bamushyikiriza Jean de Dieu yaje kubisabira. Murakoze. Arakoze cyane umusaza, mumushimire kubera ko aduhaye umugeni, twari tugiye kumushyikiriza umusore wacu. Mu mashyi utayasize mu rugo. Noneho rero uburyo bukomye amashyi kugira ngo aba bantu ngiyi intango nzanye yo kubashimira. Murakoze cyane. Mu gihugu kimwe izi ntumba ziboneka hakeya, ubu natwe twinjiye muri bamwe batunze izi ntango. Reka umuryango ufashe tubashimire kuko nawe bagushimira. Kuko yaratojwe kandi urabasanganywe.
baguherekeza rwose hanyuma baza yitonze aca akabogi rwose yitonze ashyize mu isahani atangira gucunda rwose ariko mwanyumvire mukamubera amashyi cyane aracunda rwose byiza cyane n'impundu nazumvise rwose byiza cyane ati kandi nta foto zacyabaye abanyamakuru b'umugara bataramugana bifatira ifoto kandi n'ubushobozi rwose byiza cyane Mana wow byiza cyane muri iki gitaramo umuntu witwa Shadow umugereho nimba birakorohera ariko mufite abagaragu hariya kandi murabizi ko bafite byanze cyane nanjye naza kubera ijisho akatwibeshaho bose bamwiba amaso uramuhobera ariko amushinga gukora aturamenya utaza kwegera ateka murwaneho aha byiza cyane reka nanjye kubera ijisho ariko reka tubanze dufate ifoto abahereza ibaruwa nziza cyane bose reka nangeze byiza cyane ijambo agera kuri Emeline amuvamo yose aranamubwira ntabwo ibyo amubwiye icyo azi nuko amwongoreye nabibonye aramubwira uno musore wa kabiri uwo ni uwa gatatu ndayibabarira kandi banifatira ifoto uwo ni uwa kane na Shayimara Emeline arasinzira na Jado nawe arasinzira barangije bamwenyuramo ati yakoze cyane iki bamaze kwifatira ifoto Jado fata ikiganza cyane ariko mana byiza cyane ati warinze amarira menshi ati mpamvu warinze amarira menshi kubera ko bitarangiraho ati reka ngo kanaguranye warize ati kandi musezeranye kutazongera kumenya ukundi ati kuko ugeze mu biganza byanjye ati nzakuvaho kandi nzakumara agahinda nzakumara umubabaro ati muwari wanjye bose babiri bari ku muhanda we byiza cyane birinde kuturebe hanyuma Emeline yamuteguriye impano idasanzwe yamuteguriye impano idasanzwe uyu munsi Jado muhaye umwanya muzizamuteguriye abandi muve mu nzira barebe muhagarare twitonze uwo gutwara hari icyo ushaka gukora byiza cyane atereka mushyire ku kimenyetso abantu bose babireba ababyeyi babireba abakobwa babireba batazajya kwibeshaho abasore babireba batazajya kwibeshaho bazanye n'abasore hariya aha byiza cyane b'abasore kandi nabo bubaha Jado bose barahaguruka byiza cyane byiza cyane mukomere amashyi cyane twereke byiza cyane tumushimira hanyuma zamushyiranza cya Emeline cyane ugishyire cyose babirebe ko bamushyizeho ikimenyetso si iyo gusa kandi ushimire mugabo wanjye byiza cyane ahita amushyikiriza turebe mufatire hagati byiza cyane uramucuruza uburyo bwiza umuntu ufite impano Jado yateguriye Emeline aracyari Emeline agiye gushyikiriza wow ati ndagushimiye kubw'impano nziza isi ndagushimiye cyane nziza yamuteguriye tukareba foto bacabaye twereke byiza cyane Jado amwenyuramo na Emeline amwenyuramo byiza cyane byiza cyane rero papa Emeline nawe yitonze ati mubyeyi wakoze kumuzanira umugore ati twishimiye imiryango inshuti n'abavandimwe bose bahari ati abanyamakuru bataramu mumaze kubasaba kugira ngo bigireyo asigaye abanyamahanga no kuri komanda weyo aramwegera bazitsa ndayibona nicyo yaburaga nuko bigomerera gute ati nuko rwose nziza cyane aha impano nziza cyane yateguriye mama wa Emeline Jado y'ubushyikirizi na Jado
Ahereze. hanyuma Emeline nawe rishyiraho ibiganza kuri iyo mpano byiza cyane. Wow. Hanyuma kandi masenge wa Ahereze. mushiki wanyu amerewe maze waciye burya musize idasanzwe akiri kwandishije zishane Emeline akunda cyane baza kunyura muri Rwanda rwanda amwenyuramo ati wowe urabizi neza ko tuzaba kuri byinshi ati kandi muri iyi minsi y'ibigemo y'urugo wawe byiza cyane atuze kumushishiriza iyo mpano ati kandi ndayikose irasa neza araza kuzishishiriza ba nyirazo kuko nari mu mirimo itandukanye ati wa Emeline nibyo gutanga izo mpano Emeline uramenye n'umwana ari gukora mu ruhande rwa sebukwe kugira ngo aze kudufasha aha byiza cyane akijado mu mutanga byiza cyane ati mubyeyi nikoze kubwa Emeline ati nikoze ko ati nabwo Imana iranesheje ati Imana inesheje umutwe izo mpano ni izawe muzihe ababyeyi wawe impano nziza cyane zirashoboza buri wese rero Imana yahize ku mpano hariho amazina buri wese aza kwitegereza rero ati ngo ati Imana irabikoze mpano nziza cyane Emeline yateguriye urukundo ati rero Imana yari yarabibwiye ndimusenga ati rero mwe kizamfasha nabo baze kuba bari hafi byiza cyane byiza cyane ati Imana yakoze kuko Imana nziza ari imwe yose amushaka izere kuri Emeline impano masegonje yamuteguriye kumwe kandi kunezeza Chantal nawe nyaruka byiza cyane Solange Ivine usa kuri hafi hanyuma kandi umugabo wamuhawe ahari azamukoza amushishiriza umwanya wawe aheruke rwose namuhamagaye ahita nyaruka amushishiriza umwana amushimisha mwese mubireba atemuzerewe ati sinabona kumushimira byiza cyane byiza cyane byiza cyane byiza cyane ati ubwo ni umwana wanjye ushaka ati niba nanjye gusinyira kumufasha ati ntubara ariko mwana nshuye bakumana ati niba kandi umwana ati niba kandi ariko abantu bose bakumva bashyira ati niba kandi kaka ntamucaye wese yishyuye mu nzira zawe mbese nanjye ngiye kuyitaho byiza cyane
atiyo atinuko nane wanyu atinuko rwose atimana yabikoze atiyo ashibesiyo imana imwe kandi ibanezeze abanyamakuru bose babifate neza ati nini yasamukanye Merine yambwiye waravunitse wakoze byinshi kubwe ngakira ikamba mama akira ikamba ni koko warakoze akira ikamba Emeline niko yambwiye ngo yarishimye ibi byose abikesha wowe iyo utitse inzitane ngo ntabwo bageze aha ngaha akira ikamba mama niyo mpamvu yambwiye ngo nkubwire ko akira ikamba uri umubyeyi utari igitoro uri umubyeyi ugira umuntu uri umubyeyi ko uri mwiza mama kuko uri mwiza si ukubera amezi 9 mu nda yawe ugenda wigenesereye ku gahemeri akira ikamba mama akira urugo ruri umubyeyi akira rwose berwa utambukana ubutware kuko wareze neza umubyeyi ntiwakira urugore rw'ababyeyi wishimira iryo kamba mama ukahemeri warakoze kubyarasha murabona mbere yasezeranye n'agahinda kenshi agira ngo yisubire inyuma ati byageze ubwanjye akira ikamba mama ukahemeri uri umubyeyi koko akira ikamba niwambaye ikamba ubere kuko wabyaye neza mubyeyi warakoze mubyeyi niryo shimwe tugutuye warakoze mubyeyi warakoze Emeline yambwiye ngo nkubwire ngo warakoze kubyara Jado warakoze cyane twicaye aha ngaha kubera urukundo n'umurava wagize rwo kurera Jado n'umubyara warakoze mubyeyi warakoze Emeline naragushimye ntabwo wabyumva ndavuga mu ijwi rye kuko yuzuye ibinezereza n'umunezero mwinshi ntiwakira urugo ruri umubyeyi ambara ikamba ry'icyubahiro kuko wareze neza warakoze mubyeyi turabashimiye ababyeyi mwese Emeline ubashimira kandi Imana y'amahoro ibahe umugisha murakoze barakoze cyane barimo bakicaye bariya papa wa Emeline ahagarariye inyuma ya mama Emeline Emeline zenguruka uze imbere ya mama muzingo murimo munyemerere uyu munsi cyane ubabwire ngo mwakoze nimero yicaye byiza cyane akira ku kibaye cyabaye akira akoze ababyeyi akira akoze kuturera akira akoze kwishyura amashuri akoze kutuba hafi ati tubashimiye kandi tuzabazirikana akira niba tuzajya tubasura niba tuzabasura rimwe na rimwe ati niko turabakunda n'ikimenyetso cy'uko tubakunda ababyeyi babo bakica abana babo ati ukuri turabakunda cyane ati kandi tuzakomeza kubitaho tuzakomeza tubashimira ati bana bacu tuzabasengera kandi muzarwubake bikomeye murakoze abafashe ifoto bizera ko mwarangiye niba ushaka gufata ifoto hanyuma ukayifate amasegonda 15 6 7 Stop!
abanyarwanda ntibatahu barafasha rutuguru ngo yayagoragoye yayira ngo yariri kumwe n'ipfira bazageza ku mupaka w'Igoma icumi zayawe na Museruka ubu nizaja mwacu n'umusobe bazageza kuri Mahoko zirakomeza ziragenda ngo abanyarutuguru tanze ishami imbere ngo mureke batarami bazataramye zigera kuri Nkamira ngo mugeze ahageze mu kabiri ku gicumbi zariha ngo zarakomeye zigera mu Gasizi ngo ziri mushimba turi ku makome ngo muzajyanira n'utugori turi guheruka bazatashe zigeze mu Kinamba bigazagiye gukomwa abanju urutuguru rwirayahina ngo mugeze umarira ngo maze zikamira abana ngo mugeze isha zibuza abana ngahongeriza iwanyu iwacu zira iwacu zira izi nyambo zira nakunda gutekereza icyo gitekerezo kigutera gutekereza nakunda gutekereza gituma ntekereza kutantekereza si uko byagenje twebwe twara abatekereza umutima cyane tekuranwa nyibye mubayiteza yakandagira ibitero bigaturikana igatera muri misozi birayanekanisha abari kurugemeye imani ya kinyarwanda mwebwe icyo muturuti inkana biryoshe kumushinda ahubwo ryoshe tuvuge ko reka mirwa abasazi ikabarinda gusahurwa reka mirwa abakecuru ikabarinda gucetuka reka mirwa ibibondo ikabiramiza umuhondo kandi ngo wabuze ingwano nta rushinga ariko iyiharira mu goboka hari icyo wakubwira ukavuga ko wamutahira we Babunyaratashe bugorobye bamburana shofera kuzihoni nanje kuzikirura iyo bamubwirambira nk'inyambo yanga kwibarukira mu gihuru ibisiga bitayirebera ikibero abakwe n'abakazana basiganirwa kugemura iyo rucyabizana imikizi tukanyura icyubahiro kiringa mutawagera ukabogereza imizi umucaca harimo umushishiro harimo umuhigo umucaca uravuze ngo inka z'iwanyu zigacika mu muryango umushishiro uravuze ngo inka z'iwanyu zijye zihora zishisha umuhururo uravuze ngo abasore iwacu bajye bahururira abakobwa b'iwanyu ngaho harakuru hari ndakugira imana menshi umugisha harakuru hari menshi umugisha urakoze cyane ariko nanone nta mutahiro uhabwa n'igicuba kimwe ahabwa n'igicuba ni umuhango w'amahoro bitabaje ndamutamara mbamombe ko atari beza inka namaze kwigeza mu rwuri ikimenyimenyi yamaze kubyara inyana ebyiri ngaho noneho kora kuri iyi nkoni umuhesha umugisha amufasha ndashima